Ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa wamamaye ku izina rya Jackie ku ma YouTube channel atandukanye, aho yagiye agaragara nk'umukobwa utavugirwamo cyangwa se umukobwa utagira isoni. Umukobwa wamamaye cyane cyane avuga ibigambo by'ibishegu bitandukanye. Kuri iyi nshuro noneho yaje gutererwa ivi n'umusore wamwihebeye bidasanzwe, kuko urukundo rutari byo byose. Jackie nawe emosiyo ziramufata aravuga ngo yesi, yemera ko bazabana, amwambika impeta y'urudashira, bakomeza gahunda y'urugendo yo kuzabana umugore n'umugabo. Jackie akaba ari ku mwanya wa mbere wa couple eshatu tugiye gukora uyu munsi, ziri kuvugwa cyane cyangwa se ziri guhitinga mu rukundo rudasanzwe kandi rwatunguye abantu benshi. Uyu akaba ari Jackie uyu munsi turi kugarukaho, umukobwa mwamenye cyane cyane mu biganiro bitandukanye bivuga ku bintu by'ibishegu cyangwa se avuga ku bintu bijyanye n'ibyo umuntu uwo ari we wese abona ko bitiyubashye, ariko uyu munsi byahinduye. Ku mwanya wa kabiri kandi turahasanga Mbabazi Shadia uwamamaye nka Shadibu. Shadibu akaba ari umwe mu bakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se bazwiho ko aribo bantu bagize abafollowers benshi cyane bwa mbere kuri Instagram hano mu Rwanda. Shadibu akaba ari umubyeyi w'abana babiri yabyaranye n'uwo bita Meddy Saleh, producer w'amavideo atandukanye hano mu Rwanda wamamaye nawe cyane. Shadibu muri iyi minsi akaba ari kuvugwa mu rukundo n'umusore mukiri mutoya cyane. Abenshi batangaye bibaza ukuntu yakundanye n'uyu musore ukiri mutoya, dore ko Shadibu bivugwa ko yaba ari mukuru kuruta uyu musore. Shadibu akaba ari ku mwanya wa kabiri rero muri izi couple eshatu turi kuvuga kuri uyu munsi. Ku mwanya wa mbere twabonye ko hari uwo bita Jackie, ku mwanya wa kabiri haje uwo bita Shadibu. Mu nkundo ziri kuvugwa cyane cyangwa ziri guhitinga, dore ko ahantu hose Shadia ari kujya cyangwa se Shadibu ari kujya ariko bari kumwe n'uyu musore yihebeye cyane. Kuri Instagram hose apostinga no ku mbuga nkoranyambaga zose za X, avuga ko ari we musore yihebeye mu buzima bwe bwose, ndetse anyuzwe no kuba amufite, ndetse akaba yishimiye kumuratira abandi avuga ko ari we musore yari yarategereje. Umusore nawe akavuga ati ni wowe nari narabuze sheri wanjye. Twagiye no ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga bita aba Besto cyangwa se abazwi nko ku izina ry'aba Besto nyine, yitwa Nyambo Jessica. Akaba ari kuvugwa mu rukundo, nubwo baterura ngo babivuge, urukundo rwiwe na Titi Brown rukomeje kugira ubwiru, dore ko bakomeza gutangaza ko ari aba Besto bisanzwe, ko bikundana urukundo rusanzwe, ariko ukomeje ukagenda ureba uko bifotoranya n'aho bahurana mu birori bitandukanye, bahasohotse bagiye ku mazi, bagiye kwigishanya koga. Hano hantu harimo urukundo, dore ko niyo biherereye baba bitana ba shirishushu, ariko baba bageze kuri social media bakavuga ko ari aba Besto. Urukundo rwabo rurakemangwa, dore ko abenshi bamaze kubitahura bavuga ko atari abana, ko ibyo baba bakina byose baba babireba. Nyambo Jessica akaba ari mu rukundo n'uwo bita Titi Brown, bakaba baje ku mwanya wa gatatu muri izi couple eshatu ziri kuvugwa mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda zirimo zirahitinga. Nyambo Jessica akaba akomeje kuvuga ko ari Besto, na Titi Brown akavuga ko ari Besto, kari ibisanzwe atari urukundo rugiye kure, dore ko bakunda gutangaza ko buri wese afite umusheri we, ariko abareba kure bavuga ko ibi ngibi ari uguhuma amaso abantu nyamara bareba, ndetse bafite n'amatwi yumva. Abenshi bakaba baramaze kubona ko abantu bari mu rukundo. Iyi ni Juno Media TV, naho ngiye yari Brown.